Muraho neza sister wanjye, nitwa Rukundo. Muraho neza, nanjye nitwa Solange. Nturutse mu bihugu by'amahanga, ese wandangira ahantu umuntu yaruhukira hameze neza? Ntivunika wahageze. Hano muri Sibling Hotel tubafitiye amacumbi ameze neza cyane. Uharuhukiye wese ahava ashize amavunane. Muri Sibling Hotel kandi tubafitiye amafunguro ateguye neza, gym tonic, sauna massage, piscine n'ibindi byinshi mutasanga ahandi. Waba ukeneye ahantu wakorera ubukwe bwawe ndetse n'ababutashye bose bagataha bizihiwe, nta handi ni muri Sibling Hotel. Sibling Hotel iherereye mu karere ka Bugesera ugana Ruhuha mu murenge wa Nyarugenge Kamabare. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri telefone igendanwa ariyo 0729888418. Muri Sibling Hotel kandi umukiriya n'umwami, ni karibu. Ya wabukoze rwose, wabukoze. Nzabyubahiriza. Ya, ngabo. Sorry. Yes, Emi. Amakuru ngabo. Ni sawa. Narinje kureba ngo tugende tujye ngira icyo njya kukwereka. Twagira icyo dukora mu office. Ya. President n'abakozi bari hariya. Ya, hari gahunda narindimo. Nagize gahunda nyinshi cyane. Ntabwo biba byoroshye. Twagize gahunda z'amasengesho yo mu rugo, n'abashangazi, amasengesho y'umuryango. Burya mu masengesho gusa nta kindi. Umva famiye nyine barasenga cyane, ariko nanjye ndabikunda. Nanze ko ari byagikundira wenyine. Oya, buriya twakuze dusenga Imana, ababyeyi bo bidutoza cyane. N'ubu nibyo bihe twiriwemo. Uyu munsi numvaga nasaba uruhushya ngo ajye mu masengesho. Yari gahunda ntabwo yakubeshya. Ariko amasengesho ni meza. Bona na mukecuru wanjye ari iberamo gusa, adufasha gusenga. Twagenda ngo aradusengera Imana nuko. Ako se buriya nawe ujya usenga? Ndasenga. Rimwe na rimwe business zarantwaye. Nsanga nagiye, mbonye amafaranga ndagenda, ariko ndasenga. Bo ndumva rero nshaka ko twajyana ku kazi nkakwereka biro ziri hariya. Tukagezaho ibyo dupanga tugashyira ku murongo. Nagikunze mu kanya ngira ngo araza kuba hageze. Ndumva rero naca mu rugo gatoya ngashyiramo agakote, tukitegura tukagenda. Okay, ubwo za gahunda zigiye guhita zitangira cyane rwose. Tugiye guhita twashaka n'ibyangombwa, bya byangombwa byose tubigemo tubitunganye kugira ngo umushinga wacu washe. Okay, nta kibazo ni byiza, ibintu nibikozwe bikava mu nzira. Nanjye ndumva igihe maze ni ngombwa kugira ngo mfatishe icyo gukora mu buryo bufatika. Nta kibazo, reka dutandukaneho gato, twitegure ngo turasubira. Yes. Yitwa Ngabo. Nagira ngo mubabwire neza mu buryo burambuye kandi namwe abamenye. Ngabo rero nkuko ubibona, uyu ni manager. Nkuko ubizi ni mushiki wawe, sirijwe mbikubwira ko mbivugaho byinshi. Akora neza cyane. Uyu ni Teta nawe ni umukozi mwiza. Ngira ngo nagiye mbikubwira kenshi ko abakozi banjye bakora neza. Uriya ni Berwa rero nawe ni umukozi mwiza. Hano muri iyi kampani harimo abakozi benshi cyane batandukanye. Harimo batari hano ariko uragenda ukomeza wabona gake gake kugenda muhura mu kazi barimo. Hari ababa bari hani mu office ku bandi bari ku mamodoka bagenda babona bose.
Nuko rero niyo mpamvu nkubwira ngo namwe rero nagira ngo mbereke Ngabo ko aje kugira ngo abe umufatanyabikorwa wacu. Abaye umufatanyabikorwa wacu mwiza kandi nzi neza ko tuzarushaho gukora neza bitandukanye n'uko twakoraga mbere. Kampani yaragutse nk'uko mubizi. Ngabo nagira ngo rero nawe niba hari icyo wababwira ukibabwire kuko icyo muzakenera cyose muzajya mukimubaza nawe nk'uko mwakimbazaga nawe muzajya mukimubaza. Good morning. Muravuga buhoro kandi hakiri kare. Gusa nishimiye kubabona, nishimiye kumenyana namwe. Ngira ngo nk'uko nyakubahwa Emi abivuze, ndi Ngabo, we tuziranye kuri byinshi. Amateka yacu ni maremare ariko kandi meza. Uyu mwanya rero wari uwo kugira ngo namwe tumenyane, nanjye mumenye, kandi umwanya biragaragara ko ari mutoya ariko nanone turagerageza kuvuga mu ncamake. Nk'uko abivuze ntekereza ko turi kumwe igihe kirekire. Nk'uko rero Emi abivuze, tugiye gukorana, ubu nijye umwungirije. Ntekereza ko bizarushaho kugenda neza, business ikaguka, tukarushaho kugira iterambere. Musanzwe muri abakozi beza, bigaragarira muri ripoti zigaragara. Ntekereza ko bizarushaho, tukarushaho kubona umusaruro, tukarushaho kwiteza imbere no guteza imbere abandi. Ndumva ari ibyo rero, ntekereza ko tuzagenda turushaho kumenyana muri byinshi. Murakoze cyane. Ngaho rero musigare mu kazi kanyu kandi mugire akazi keza. Umunsi mwiza. Amaraso mashya. Bosi, umusaza wa Gikundiro. Umupotetaniriza dosiye nasize mu ntuza muri biro yanjye. Cyazimereze niwe uri hafi. Umunsi wakwira dushize ibintu byose ku murongo, ubu tugiye gutangira ibintu bishya. nawe wabibonye teta. Amaraso ni mashya na musaza wawe yaje. Jamba, ibintu bigiye kuba umuriro. Ibintu byahindutse. Ni ukusunika. Ugiye kujya uvuna umuheha bakongeza undi. Yego sha, utanserereje ngo nambaye amafi meza. Ubwo sinabirebaga, nari nkireba musaza wawe mushyashya uje. Umenye n'umushahara ugiye kwiyongera ariko ababosi babaye babiri. Urabona ko ibintu bigiye kugenda neza rwose pe. Sava. Yego. Sha, sorry rero. Nagutindije ndabizi, mfite n'isoni. Usoma maze nk'isaha yose. Sorry pe. Nagiye kuza akazi gahita kamfata, kaba kenshi wagenda ko kakabimenya ko mfite gahunda. Akara akazi kawe nako ukora n'ibyago rye. Buri akazi kaguha umwanya wo kuruhuka. Rimwe na rimwe ko bisaba ngo mbe nagashize ku murongo bifatika. Kandi urameze neza. Ahandi tumeze neza, turashima Imana. Wowe? Nanjye amakuru yanjye urayazi. Ni up and down. Umunsi byakunze, ejo byanze. Cyane kuzi ko n'ibintu ndimo muri iyi minsi mu gihe nari kumwe na Chance. Ntango meze neza mbega. Ndabizi. Buriya ni nayo mpamvu hanini guhamagaye. Buriya se? Ejo naricaye ndi ku kazi, buriya namwe mwamfashe umwanya munini kujya mbatekerezaho. Iyo mufite case itari nziza, umve ko nanjye ibiri kunyafekta. Mba ndahantu nkumva ntekereje ku byanyu, nk'ejo naricaye ntekereza ku byanyu, numva ni ngombwa ko
nafata akanya nyine njye nawe tukaganira gusa ndanagushimiye ko witabiye invitation yanjye pe ahubwo nanjye ndatunguwe kuba aricyo kintu wampamagariye ntabwo nabitekerezaga gutya abavandimwe n'abavandimwe iyo chance itameze neza simba ameze neza exactement ko nawe ubwawe nkurikije uko twatumaje kuko bamwe nko mu muryango rimwe kabiri gatatu buri umuntu abaye iwanyu noneho natekereje ku bupfura bwawe uko twari tubanye mbona ntabwo byari bikwiriye pe ko mwatandukana gutyo buriya ni ikibazo gikunda ngiye no kubasha kubyakira simba nkibasha kubyakira sitori yanjye nyine narayumvishe ariko nubwo nayumvishe ikinzanya hase ndagira ngo nse n'uguhu ibisa nk'ukuri muri yo urumva ntabwo uratumva ko ari ukuri nyakuri ariko birasa n'ukuri ariko ku ruhande rwanjye ni n'ukuri mbora ubyumve nk'ukuri kuko ntabwo nahagurutswe no kuza kukubeshya byibura se nkawe mukuru we byibura ubona chance nyina nkunda wasi nk'uko yankundaga kera chance rero aragukunda n'ikituma mbona byayogayoze nkagira ubwo nza kugushaka nawe mba mbibona ko byamubujije amahoro kuba mutari kumwe James chance aragukunda pe aragukunda kuko nibyabaye ubona ko byamwafekse ni nayo mpamvu ntifuza ko mwakomeza kubana gutyo pe yari gahunda umubano wacu naje gusanga abantu ari batifuza ko tubana njye na chance amagambo baramubwira ibi nanjye bakambwira ibi kandi ugasanga nawe ntari kubasha kugira ngo byibura acururuke urabizi ko buryo umugore agandukira umugabo ngace bugufi byibura tuganire nkabona nawe ari hejuru nkabura nanjye ahantu mbera muganiriza nicyo kibazo mpura nacyo erega nawe urabona igihe amaze kwirukanka inyuma buriya yabyukiraga iwanyu akabwo nsohoka nkamubura nkabona aragarutse mvuye kumureba ndamubuze anarira pombe ko no kurya byageze biramunanira rero icyo gihe yataye aza navuga ko yagitaye kuko yarazaga akaza nta gisubizo abonye none akumva ko wafashe n'umwanzuro mutanabanje ngo muganire pe ibintu by'amatelefone ama SMS ama video byose yagiye anyuriramo nta na kimwe wumvaga ko gifatika buriya n'abantu banabateranya rega cyane iri foke mwicara mukaganira ku kibazo mukakirangiza ko natwe byadufasha ikintu cya mbere nakubwira ndagushimiye kuba warabitekerejeho ugafata n'umwanya ukawuma kugira ngo tubiganireho nanjye rigabura namaze umwanya ndi hano ndi jyenyine ntabwo nari nzi ko ari byo uri bunganirize ariko nanjye nitekerejeho mbona nk'umuntu w'umugabo ko nkwiriye gufata umwanya nkicarana na chance tukaganira kuri iki kintu turebana apana guhora umuntu avugana nawe kuri telefone aho ngaho sare kunkupa ntashaka kumvugisha ariko akenshi yanga no kunyitaho gusa ahubwo wenda ikintu kindi nagufasha nyuma y'ibyo ngibyo nagusaba nuko wazabigiramo uruhare kugira ngo tubonane yego icyo urumva nagikora cyane kuko ari nacyo nshaka rega ntawe utakwishimira kuba yaguha umuvandimwe we ntawe pe wumve ko na chance mugumanye mukaba mwana abana kuri njyewe byaba binshimishije pe ndabashimiye kandi yego wakoze cyane nawe hanyuma se twaheranye mu magambo ntabwo bakwakiriye none uranyuzwa n'iki nawe se ikintu kigezweho iki se mukora emari kumpamagara wariye bumbise nkani mfite inyota mbese nabaye nk'agahinja nk'akabebe cyakora icyo mukundira none we yarebye telefone mfite ubundi ati iyo telefone ntabwo ari iyo gutunga umukobwa mwiza araseka ndi mu rukundo sheri ubwo niyo telefone bagiye kwicanisha imbabura baguha iyindi ahubwo ka gatelefone kawe kajugunye ko nyakatsi ngiye kuyiguha none se ubwo reka nkwibariza ibyo uri kwifata nk'urukundo cyangwa uri kwifata nk'agame y'urukundo
si ibyo ushatse kuvuga iki ntuzi ko umukozi wariye senkani wanyoye trani ibyo minizi urukundo yego ariko reka nkubaze gikonde ubundi Emi Mufiki aragutereta ni iki kintu gituma buri munsi uhora uvuga Emi nabi shansi reka mubwire pe Emi ntantereta nawe kugena mbere yewe ntazigera ntufitiye ishyari ntaryo umva mubwire njye sinzi impamvu niyumvamo ko narwanira ishyaka urukundo rwawe na James sinzi impamvu nanjye ntuyimbaze gusa Emi sinigeze mwiyumvamo nk'umuntu nagushyira mu maboko ngo numve ntuje pe ko ni boss wanjye arankoresha urabizi yewe nampemba neza nkora mbikubwira ariko buri gihe mu confusing aho buri gihe nkamwitegereza se Emi kandi nawe ikintu nibaza ushatse wakibaza ikihe nyine njye na n'ubu sindumva impamvu reba Emi ukunangana yewe nibona nareba neza kubaho ubwo ntunabibona afite n'uruhara ibikubabaza none uruhare nyine njye buriye hehe se no kumubwira nyine umva nkubwire njye mba nibaza nkavuga ubu ntiwasanga afite n'abandi bana ese niyo nshaka ingumba bana nyagase ko numva bamaramaje okay katubwiye ko nta n'abafite wenda nta n'umugore anafite byo reka no kumushinja n'ibyo adafite gusa wenda agiye mpora ngira ikikango ariko se kandi ubu aka kanya James aguhanaburitsemo burundu mama hari inkuru yo nshaka kubwira ariko nta comment nshaka gushyiraho ngeze ite wakumva yuko ngabo kuva yagera hano dusigaye tuvugana cyane tugeze kure tuganira kakiri inkuru nk'umuganira ibiki se bigeze hehe ubwo ntabwo uri kubyumva imeze bite se mbwira ntabwo numva ndumva neza se so wowe umbwira ngo nzashaka umuntu nyine utazambabaza ngo ndabyumvise ngabo ni umwana mwiza ngabo ndamuzi mu mabyirukire ye mu bwana bwe ngabo ndamuzi bihagije ni umwana utuje mbega muri make ntabwo wahisemo nabi ngabo ubu rero birashyushye yakugira inama rero iyi ntambwe mugezemo birasaba ubwenge birasaba gutuza birasaba muri make amagambo make kutamena ibanga ngo ibyawe ugira uwo bibwira mbese mama ntabwo nzi ko ntabwo uzi ukuntu wanyerereye birasaba gutuza ibi bintu ukabiceceka kuko ubu ngubu hagize abantu bamenya ibyo bintu batangiye bakakwinjirira ugasanga ibintu bigiye bigenda nabi kandi ari we wabiteye byiza ubiceceka bibe muri wowe naho ubundi nagushimiye rwose uriya mwana ni muzima ntabwo ndi umwasama nawe urabizi rwose gusa nyine birashyushye wumve ko bishyushye ndashimishije gusa wahisemo neza ngabona umwana mwiza kandi aratuje ni umwana muri make uza kugira umumaro aza kubera umuntu muzima aza kubera umuntu mwiza kuko ndamuzi kuva kera ndamuzi ubihaye umugisha nibyo nawe ufite ubwoba ko utari bubyemere oya ahubwo gereza niyo ya bibiliya yanjye niganiriza n'umugabo wanjye Yesu kere kuzaniye